agiye kwa Elevania amukubita isombe iyo sombe rero bagore ndabwira bagenzi banjye ni munkurikire mbaye namanzi umugabo akikugeraho kuki nabi jya ku mavu senge ubaza Imana ati Mana ndavuriza he ubu ngiye ko ngiye uzahanu ngiye kuvuriza shanda jya Tanzania ahubwo abadayimoni bakwaritsemo nta murozi wemera akaroga. Okay, twongeye kubasuza abakunzi ba Focus Studio TV. Nari maze iminsi nahari inshuti zanjye abari hanze y'igihugu abarundi cyane cyane aba diaspora. Nihera hari mu diaspora tujye twandikirana umuhinde wita India. Ndamusuhuje ndanamuhobeye cyane ndamukunda I love you. N'abandi bari barambuze ndahari ariko kuri ibyo nubwo mari nago nzanywe n'amahoro yewe nje kubonana nabanza bibwire bakunzi ba Focus Studio TV Nerivani wanyu ndabasuhuje nubwo numva mfitemo akantu k'ubwoba kuko ndumva ari nge yaje aziye nago nzi ikintu cyatumye anzira ariko buriya mu kanya ndakimenya. Yego narimba kumbuye nanjye natubwira ikintu cyatumye anzira kuko ndumva simbiza afite akantu k'umushiha byagenze bite subize asoje kwibwira inshuti zawe nasoje pe baranzi akuzi kuri cyamamaye cyane jewe ngusigire umugabo wanjye musige mu rugo nje mu butumwa bw'akazi na warabizana naragiye muri Kenya kuye Kenya arambira ngo ngehe Uganda naho ari gushaka gutera ivi wiseka nje birambabaje ngese ko nishimye nse ngaseka ishime mukanya ndaguhande bene wanyu ndabafata ubwo uyu mugabo wanje Jean Bosco ariwe kwigeze kujya gushwana ariko njya mu butumwa bw'akazi twariyone ye kubona numva telefone ramamagara mbwa ati yateye ivi. Bakunzi ba Focus Studio TV njewe uyu mugabo wanje sakasa mutwe umugabo nyamika ibitenge akabinkuramo akajya gutera ivi yirengagije ibintu twakoranye byose iyo vise we yarari gutereye kimwe se hubwo yari gutereye inshuro zingahe ebyiri biri hehe ko nabyo nabonye mujye hahandi wese ubwo wari uhari ubundi umuntu usenya ntago yakemera icyabaye never wantenye wowe nagufataga nk'inshuti yanjye nka murumuna wanjye uranyijura untwarira umugabo uyu bintu ntago bishoboka nawe nyine ubwo wisuzume hari ibyo utujuje oya ntabyo ubwo uriya mugabo wanjye ntaganyurwa ndamujwigiriza umukuye hese ndamushaka ndamujwigiriza umukuye hese ubu se ndamenya ndi kujya kumuvuriza wamuhaye sombe ngenze ntanansuhuza agusuhuze se kuko uri iki nyine wamweretse ko burya atari buno nyine aragusuhuza kuko ndamenya njya kuvuriza he ubu uriya mugabo wanjye ntakirya mba namugaburiye wamugaburiye isombe cyane agaswingingi ndetse ubwo yatunga umugore utunze yatunga umugore nkawe uvuga nkawe amagambo atamesha akazabishobora agaswingingi wese uvuga ameshe oya witekera ndababaye nushaka ubabare nushaka ukora iki yagiye gushaka igitonore se yagiye gushaka inzobe yego we ese ubundi ko ufite amaso meza ukaba uri mwiza nta kibaye yagusize ubundi uretse uburozi burakora ntabwo wabukaye mu Rwanda kuko abakobwa b'u Rwanda nibaroga none se mbwira umva se nimba waragiye mu Burundi nimba waragiye nawe ubanza utamukundaga ukuntu bivuga useka nshaka kuba naragukijije kabuteye oya ndi kubivuga kugira ngo abakunzi banjye bari bankumbuye ntabwo nshaka kubereka ko mbabaye abakunzi banje ba Focus Studio TV ngomba kubereka ko nishimye ubundi se muri abo bakunzi bawe wazakuyemo umugabo kandekera wanjye oya nuwawe se katarabonda
nakwica. ni uwanjye pe, Yego ni uwanjye pe, urabizi neza. ndabizi ko ari uwanjye pe. Sawa. Bosco araza kumbonaho ririya sombe wamuhaye. Arakubona se Noneho, wamubonye hehe ubwo? nimba ndi bujye kurogoza Uganda, nimba ndi bujye kurogoza hehe, yewe data we. Abakunzi ba Focus Studio ukora TV, umusengero. oya sinjya nsenga. Ubwo rero hamwe abasenga bagutwara Wase urasenga? Ndasenga. Yewe we, nagusenga. Ndasenga pe. Wamukubise igihwagari n'isombe. Kubabarira. Warabimukubise. Siko naryama nkajya kumva ngo Elevania we. Noneho cyakubwira ukuntu umukunda. Nawe arabizi pe. Ibyakubwira abifuza kumera nkawe, ntabwo Bosco yakwemera. Bosco aho uri hose naho uzabonera iki kiganiro uzamenye ko ngukunda. Yego. Burya si buno sha. Iyi mbeshu y'umukobwa yaje kukwishingikirishwa aho ngaho. Umva. Ugenda ushaka abawe mu kabari niho hawe n'ubundi. Ngo niho mwamenyaniye. Ngo niho mwamenyaniye ngo niho bakunzi ba Focus Studio TV sinkijya mu kabari. Njyewe najyaga mu kabari njyanye na sheri wanjye. None yarakijijwe. Oya, akakijijwe n'indoro ari kunywa inzoga yitwa konyaki. Nijoro twari kumwe. Yaravuye iwawe nyine we. Kandi atigeze ahava. Yaraye saa 8. Yaraye iwanjye. Ubu ndabigenza ute? Nanjye simbizi. Umugabo wanjye rero ngiye kujya kumwahirira. Ahubwo mva ngugira inama niba ushaka umugabo. Sibyo? Shaka ukuntu witoza kurya utuntu tw'udusarade. Warebye ukuntu usigaye ungana nk'ingurube yabona ntiyajya guterura ngo agushobore. Urumva? Uvuze ngo usigaye ungana nk'ingurube. Ariko bakunzi ba Focus Studio TV abakeba bagira ishyari. Ubundi se yagushobora. Njyewe mfite big nyash. Iyi rero izi ntiyazishobora. Big nyash none abashaka utuminyoni nkanjye. Minyoni. Akaminyoni rw'indabyo byataye agaciro. Ba minyoni tumenyane. Umba mubwire naje mfite amakuru atari hivumba. Ako Fanny reka tuve mu bintu bya brag. Sibyo? Nje si brag. Ukawinsekera buretse tuve mu bintu bya brag. Ubuse ni iminwa yanjye myiza. Bosco yayanze kuri Bosco. Wibuke ko dufitanye umwana. Wowe nawe umwe dufitanye nge bangahe? Nta numwe usibye kugira gutya gusa. Ariko biriya biruta iki? Biruta umwana. Nanjye nazijugunye Uganda noneho ndamuhebye. Yarayinkubise ndayishuka. None ubwo wayisigiye undi mugabo. Wowe irihe? Irihe? Yanjye nayitaye Uganda, we yayitaye muri dushe. Bosco ntabwo afite pe. Nawe muri dushe indiri Uganda. Ako Bosco turabizi ko nta mutima mubi. Ya Bosco hari hose ndamusuhuje. Ahari ngenda musuhuje. Mukunda cyane akaba ari ku mutima wanjye nawe arabizi. Ibya Fanny byo wapi? Fanny ni umuntu ushaka kunsenyera urugo. N'ubundi ndamumenyereye si ubwa mbere si n'ubwa kabiri uretse ko nsigaye. Ni kuba muri gusoma igitabo kugira ngo ngwime umwanya wo kuvuga. Kuko ubu numva nshaka kugusomera. Nsigaye ngusekera ukagira ngo ndagukunda kandi wapi bitewe n'imigambi ufite yo kunsenyera urugo gasoto. Okay. Bakunzi ba Focus Studio TV buriya rero ngo buriya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugezi uhurura cyane ukisiba. Ati gute bibaze cyane abakunzi banjye murabizi ko ari nge mugore mukuru. Ariko umugore mukuru he? What? Umugore mukuru. Ahubwo se aho ushingiraho bihakana. Aho nshingira nuko ubu ngubu ari nge turi kumwe. Ubaka kanya ni wowe uri muri type wese. Ndabivuga ngo iki? Wowe uri incorekeye. Yewe data we. Uri incorekeye ya Bosco. Njyewe n'iki kiganiro ngiye kugihagarika. Babyandike muri comment. Babyandike muri comment. Umva. Tubivugiye imbere ya kamera. S'il vous plaît. Chaka comment. Chaka comment. Mbere yo kugira ngo iki kiganiro gihagarare. Reka ikindi kiganiro kizaba. Ko tuzamutumire. Aze hano avuga umugore we wa nyawe.
arabivuga wamuhaye isombe wamuhaye isombe noneho menye n'ibindi bintu ntarinzi hagati yanjye nawe reka mbanze mubwire uretse bakunzi bafaka njyewe ndabemereye ibintu nshaka ubutaha zaba turi kumwe akabisobanura neza ibintu nshaka ni mubyandike muri comment umugore mukuru ninde nshaka muri comment areke kunsenyera urugo yewe okay bakundi ba Focus Studio TV ndabakunda ndabasuhuje murabona ko naje nishimye ariko kuri ndi ruhande ndababaye man kuko ubu nkaka kagore nkajwigirije imbere ya kamera nkagajwigiriza wowe nagushikuza gakujugunya hari ndabizi pe niyo mpamvu naciye kuko ibyo bintu uri kumbwira ngo nge ngo ibi baji ntibigezweho utuminyoni umuntu nkawe rero kumujwigiriza akaminyoni nkanjye kujwigiriza gakujugunya hari waba wabikoze se wabishobora bishobore tubirebe ntabwo wabishobora bishobore tubirebe ntabwo wabishobora atira koraho byonyine urebe ibintu ngukorera shafa ni nkura w'umuhago wowe wafashe nawe umugabo aransanga none urimo kuza kunesha umutwe oya ahubwo umugabo wanjye ndaza kumubaza ibintu yariye iwawe ahubwo aba ari we ubibwira kubera ko ntago ari uruhinja bafashe mu munuza mu ijosi wamukubise isombe umugabo wari isombe ubundi si we yavuye iwawe ariko yaje kurya iwanjye ariko yari iwawe bagabo namwe mudukurikiye musiga abagore banyu mukajya kureba incoreki ndavuga indangamirwa sorry indangamirwa mukazihahira ikagenda ikagutekera isombe wagera mu rugo ugakubita umugore wawe warangiza waranakubiswe sorry umugabo wanjye namujwigiriza ntago yanzanaho swingi arabizi nawe ubundi mwaba mu rugo muri abagabo babiri bigakunda sorry maguruke nawe uhaguruke turebe umugabo arinde ni wowe umugabo ninde yewe wowe okay ndacyavuga ko mubaho muhanganye ndacyabwira abagabo bagabo mugenda mukajwigiriza abagore umugore yiriwe ahetse umwana umugore yiriwe mu kazi umugore ati se baby ndagukorera breakfast ati oya ndananiwe ntago ngiye mu kazi nakererewe naryamye naniwe agiye kwa Elevania amukubita isombe iyo sombe rero babaha bagore ndabwira bagenzi banjye ni munkurikire bahe inama umugabo akikugeraho akuka inabi jya ku mavu usenge ubaze Imana ati Mana ndavuriza he ubu ngiye uza ahantu ngiye kuvuriza ndajya Tanzania ahubwo abadayimoni bakwaritsemo nta murozi wemera akaroga ikibazo nje ninja kurogoza umugabo wanjye azatakwica uzamurogoze nagukundira yewe amaye ukuri wasize mu gaswaro nta suragiye amakuru yangira ujye kumurogoza bakunzi ba Focus Studio TV murabyumva yewe ni ibanga ryanjye n'ibanga n'umugabo naramubonye dore yaranashaje ariko fesi umugabo wanjye amafaranga yamumariyeho nasanze umwana wanjye nta rukweta agera rwo kwambara kandi umugabo buri munsi yirirwa ambwira ngo muhe amafaranga njyewe uramusenzi uyu munsi arambonaho neza ntabwo niwe bari umugabo mu rugo ariko nawe arabizi udufaranga akatubona akatujyana kwa Elevania n'undi ni uko umuyobozi yakikorera ipantaro arajyana kwa Elevania impamvu ni uko mwubaha ubundi se mwabana muhanganye gutyo ubundi wowe akazagukunda ni uko wamurozi ngenda mwubaha waramuroze wowe nyine uri ikigiri ibitutsi uri kumutuka se burabyibura wakibuka no kumuhanagura nabona kino kiganiro nagabyitaho impamvu nanagutumiye nagabyitaho ko afite isombe agenda yunamye yewe cyakoze uburozi buragwira indangamirwa zahagurukiye ininja yewe datawe bakunzi ba Focus Studio TV ibintu fana ari kuvuga wapi rwose nimubyiteho ubutaha tuzagaruka tugarukanye n'uwo mugabo wanjye ari kwituwe aba ari we ubaha ukuri kuzuye murakoze cyane ya Elevania wanyu ngenda bakunda cyane Elevania wanyu afite ibindi bibazo mu mutwe wiwe aracyari kuvuga ngo umugabo we Yesu we Jesus umugabo wanjye Jean Bosco
noneho ngewe ngewe nzamubwira ati hano tugende, akivuga ngo uri umugore we azabonaho mbere akaga. We mu gihe ntaramubonera igisubizo cy'uko yagaruka mu rugo azatambona neza. Okay, bakunzi ba Focus Studio TV, mukomeze mugubwe neza, murebe iki kiganiro, comment ndazikeneye. Bye bye.